Nongeye kubaha ikaze nshuti bakunze mudukurikirana umunsi ku munsi, twizeye ko mumeze neza. Rero nk'uko mubizi, hano tubagezaho ibiganiro byiza kandi bifasha buri umwe uwo ari we wese uko waba ungana kose, yaba wararushinze ndetse witegura no kurushinga. Hari inama tukugira zikaba zagufasha kuba hari icyo wazageraho mu gihe kizaza cyawe, ndetse n'umuryango wahisemo kugira ngo ubane nawo. Uyu munsi rero tugiye kureba ku bibazo byugarije isi muri rusange mu gushaka, mu kubana k'umugore n'umugabo. Ibibazo bigenda bigaragaramo cyane cyane yuko hari abashuti bacu baba baragiye babibaza mu buryo bugiye butandukanye, ngo ni iki nakora kugira ngo menye rero niba umuntu ngiye kubana nawe kuko ankunda. Icyo kibazo nakibajijwe n'abantu benshi, ikigaragara ubwo wenda ashobora kuba ari mu rubyiruko, cyane cyane yuko baba babona ukuntu ingo zigenda zisenyuka, urugo rusenyuka umunsi ku munsi, ugasanga aho wumvaga hari icyizere nawe ubona ko hari icyizere, ugasanga nta cyizere gihari bitewe n'uko harasenyutse. Wabonaga babanye bakundanye ariko bo wajya kubona ukabona baratandukanye, nta kintu na kimwe utekereza cyabatandukanyije. Ariko burya ibintu byose bipfira muri fondasiyo, ariyo mpamvu dukunda kuvuga ngo iyo ukurikiye videwo zacu uba umuhanga, kuko ziba zirimo ubuhanga. Rero ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere njya nkunda kubwira abantu, kandi mu by'ukuri inama nakugira nk'iyo nanjye mba niye bwigire, ikintu cya mbere uba ugomba gushishoza. Ubushishozi rero ushobora kuvuga ngo hariho umuntu yarambajije ngo ni iki nakora turi kumwe gutya live. Ndamubwira ati se ikintu cya mbere ni ubushishozi. Arambwira se wabwirwa n'iki koko ko umuntu, ko abantu bose ubona nyine baramaze kubiryarya babizi. Ariko ikintu nakubwira ni kimwe, iyo ugize ubushishozi mu byo ukora, iyo ugize ubushishozi mu byo ugira, biragufasha cyane. Buriya uzacunge, ntabwo ushobora gutereta umukobwa ukwezi kumwe, amezi abiri, amezi atatu, amezi atandatu, uvuge ngo uramuzi uramumenye. Basi byibura gerageza umuterete igihe cy'umwaka cyangwa ni nyuma y'umwaka, kugira ngo ubashe kumenya yihanganira iki, hakunda iki, nanjye abashe kumenya. Kuko uko mugenda mukundana igihe kirekire niko gutuma ubasha kumenya umuntu uwo ari we muri kumwe, ndetse ukanabasha no kuba wamwihanganira ku ngeso ziwe nziza cyangwa se ingeso ziwe mbi. Cyane cyane ko tuzi neza ko umuntu agira uruhande rwiza, agira uruhande rubi, hari ibimushimisha, hari ibimubabaza. Ibyo byose iyo umaze kubimenya, umenya koko ko uwo muntu agukunda. Ikindi kandi, abasore mujya mugira ingeso yo gutereta muteretesheje amafaranga cyangwa se imitungo. Icyo gihe rero iyo umukobwa amaze kubona ko ufite amafaranga, biba bibi cyane kuri we, kuko bituma hari impinduka muri we agira. Niba yagukundaga 20%, atangira gukunda 60%. Urumva rero urwo rundi 40% yiyongereho kubera ayo mafaranga ari kukubonana. Rero bivuze ngo mugerageze, niba mugiye gutereta, muterete ariko mutagaragaza ayo marangamutima. Ikindi nigeze kubagiraho inama, narababwiye ngo niba ushaka kubana n'umuntu, gerageza umusengere, usabe Imana igisubizo, irakikwihera pe, uko niko kuri. Sinababwiye, iyo usenze ukabwira Imana ukabwira ati Mana yo mu ijuru, ndakwinginze, nta wundi ndeba, nta wundi mbwira, ni wowe ufite byose, ni wowe uzi byose, ni wowe ureba hose cyane, mbabarira umpishurire uyu muntu ngiye kubana nawe, niba atari igisasu ngiye kugira gute kwizirikaho. Ibyo gihe rero iyo uri umuntu usenga urabikora. Ariko kimwe yuko tuzi neza ko dufite abantu batajya bakozwa ibintu byo gusenga, icyo gihe nabo rero niba azi ko ubuzima bwe yabuhariye kujya mu baraguzi, ajya ni abaraguzi ngo b'imitwe y'iki simbizi, tubita abaraguzi, kugira ngo umuntu abashe kugira gute gusobanukirwa. Genda ubaze amakuru y'umuntu mugiye kubana nawe, kuko ikibazo kiri kugaragara hanze aha ngaha kirakomeye cyane. Nk'iyo uhubutse ugashakana n'umuntu utazi amakuru yiwe, ni hahandi hazavamo kwicuza, ni hahandi hazavamo kuvuga ngo ese buriya
nari ndi mu biki, nakoze ibiki, kuki byangendekeye gutya, ugasanga utangiye kwicuza bitewe n'uko we yaje ari tageti agufiteho kandi iyo tageti yayigezeho. Bivuze ngo rero ntimushobora kuzigira mubana neza. Ni hahandi muzaba muri kumwe wamubwira ati nyaboneka wagize icyo nkorera, ati buriya se intetse gatangira akakubwira nabi, akakuka inabi, kandi mu by'ukuri utamubwiye nabi, ahubwo wowe ugatangira kuvuga ati ese uyu muntu anzijije iki, ni iki yanjijije, nkoze iki, bigenze biti. Ibyo rero ugasanga utangiye kubyibazaho, kandi mu by'ukuri iyo utangiye kwibaza ku bintu nk'ibyo nibyo bituma ingo cyane zisenyuka, ugasanga utangiye kwicuza ndetse no kubona yuko mutari mubiranye. Niyo mpamvu rero inama twabagira ni musenge cyane, mushyiremo agatege, kuko iyi si yacu irimo ibintu byinshi bibi by'amayobera utapfa kumenya, utapfa no kumenya uburyo wabyikuramo, usibye Imana ihari yo mu ijuru yo kuba yagutabara ikakwerekeza ku cyerekezo cya nyacyo, ku muntu uzabasha kwihangana, ku muntu uzabasha mbese nyine. Ariko hari igihe natwe ubwacu tugira amahitamo mabi tunabireba n'amaso yacu, ugasanga umuntu ntafatika, ntagira ate, warangiza ukavuga ati uyu muntu muhisemo ndamushatse, ariko kandi wirengagije yuko ejo n'ejo bundi ingaruka zizagaruka kuri wowe. Rero biba bisaba kugira ngo urebe, ushishoze, urebe umuntu uvuga ute si uyu muntu ubuzima wenda mushatse turi mu buzima bwiza, ese ubuzima nibuhinduka bizagenda bite, ese ku mpande zose bigusaba kugira ngo urebeho, uvuge ute se nibigenda gutya bizagenda gute, ese ko ndi gukora muri biro ngiye kumuhereza umukozi, ese namuramuka ageze mu rugo uwo mukozi bikaba ngombwa ko ntagifite amafaranga yo kumuhemba, bizagenda bite. Ibyo byose ukabitekerezaho nk'umuntu ndetse ukabifatira igisubizo kirambye. Nk'ubu iyi saha hariho umugore udashobora kuzana ngo umubwire ngo azanaheka n'umwana, oya, ahubwo ugize n'amahirwe akabyara araba ari amena, sibyo? Hariho umugore ushobora kuzana akaba atafata umwengo akubure n'iyo mbuga, akaba atakoropa, akaba atakoza icyombo, akaba ariko kenshi ibyo ngibyo bikunda guturuka muri kwa kwisumbukuruza kw'abasore bo muri iki gihe. Ugasanga nk'umusore wenda tuvuge ari mu cyiciro cya kabiri, agiye gushakana n'umwibonero n'umukobwa uri mu cyiciro cya gatandatu, ni urugero mbahaye. Urumva 2 na 6 ni imibare irutana cyane. Wamara kujya gushaka uwo mu cyiciro cya gatandatu ugasanga we abyukira ku mireti, buri munsi arya inyama cyangwa akarya ifi cyangwa se akarya inkoko cyangwa se akarya n'ibindi bintu bihenze, kuva avutse n'ikariso ntabwo azi kuyifurira, wowe ukamukunda ukamushyirishamo akajyamo, warangiza ukajya kumutunga, kandi wenda ukwezi kwawe kuruhana n'umushahara wenda w'ibihumbi 100. Ibyo bihumbi 100 rero ntabwo bizamugurira bya bintu yashakaga, ntabwo bizamutungira umukozi muri iki gihe turimo, ntabwo uzamushakira umukozi, kandi yabyirutse iwabo asanga abakozi bamamagiye, bafite abakozi bo gufura, bafite abakozi bo guteka, abakozi bo kurera abana, abakozi bo koza imodoka, ugasanga ni ubwo buzima yavukiyemo. Wowe warangiza uza akababaro kawe, wavukiye ku isuka, wagize gute, wenda Imana iguteye iteka ubonye akazi k'ibihumbi 200, warangiza ukumva ko ugomba kwizamura muri ubwo buryo ukajya gushakana n'umuntu mutaresha amaboko. Icyo gihe rero bizakugora cyane, kandi bizanatuma ukonsoma ibyo utakabaye konsoma neza, ugeraho umere nk'umusazi utumutwe. Hariho abantu baba bafite nk'iza myaka 30 ingahe, ugasanga bashatse abagore babayeho muri ubwo buzima, ariko ugasanga yarashaje, afite nk'imyaka, kumurebera fizikali inyuma ugasanga afite nk'imyaka nka 50 kandi afite imyaka 30, kubera ukuntu ibyo byose abyihirigamo kugira ngo arwane no kugira ngo ashimishe uwo yashakanye nawe. Ariko buriya iyo wagize umubare mwiza, ureba ko wari uri mu cyiciro cya kabiri ugashaka uwo mu cyiciro cya mbere. Uwo mu cyiciro cya mbere azi guhinga, azi guteka, azi kuvoma, azi guhindukana n'ubuzima. Ushobora kumuvana mu cyiciro cya mbere ukamushyira mu cya kabiri, ya sura nziza umwifuzamo akayigira. Erega nk'uko undi gusa gutya nshobora no kwisiga utavuta nkacya nkamera neza, nshobora kurya neza nkamera neza.
ibintu byose uwo muntu yabihindura, ariko wijya kureba icyiciro kikurenzeho, reba ikiri munsi yawe kugira ngo ubashe kwibana n'umuntu. Kuko ngewe niba nshakanye nawe, iwacu naburaraga, nabwirwaga, nari mfite ibibazo bigiye bitandukanye, nahuraga na stress nyinshi zigiye zitandukanye, icyo gihe iyo ngize amahirwe ukanshaka uwo mu cyiciro cya kabiri ngewe nkuye mu cya mbere, ndaza nkakubaha, nkaca bugufi, nkamenya ko uri umugabo wanjye, nkagukunda, nkagukundwakaza, nkakwitaho, nkakora imirimo ishoboka, ntabwo ndi wa muntu ushobora no kubwira ngo nyabuneka se ubu wagerageje, ntabwo bibaho ko ashobora kukubwira ngo hoya. Umugore wakuye muri ubwo buryo ntabwo ashobora kukubwira ngo hoya. Ariko ikibazo abasore namwe muri iki gihe muripampa, murizamura kandi mukizamura mu gihe kitari ngombwa. Ushobora kwizamura umusohokana, ushobora kwizamura ugira gute, ariko mu gihe ugiye kugira amahitamo yo gushaka umugore, gerageza urebe wa muntu uri hasi yawe kugira ngo muzabashe kumvikana, cyangwa na wa muntu uri hejuru yawe ariko ufite indangagaciro. Kandi indangagaciro burya urazibona ku muntu uko byagenda kose, usibye yuko buriya amatwi ari mu rupfu ntajya yumva, ariko burya umuntu ntabwo mushobora kubana ngo unanirwe kumumenya, unanirwe kumenya imico yiwe, unanirwe kumenya uko yitwara, unanirwe kumenya uburyo akunda gukonsoma amafaranga, uburyo akunda kukubwira ngo sheri ngo umusatsi urasa nabi, sheri uruhu rwanjye rumeze nabi, sheri imeze gutya. Ibyo byose ahora agutura, iyo abigutuye mubana noneho birakugora cyane kurushaho, kuko uba ushaka iposha ya saa sita na nimugoroba, ukanashaka n'ayo mavuta n'ibiki byose n'ibirungo n'ibiki byose, kandi noneho cya gihe wabimumenyeraga mutari mwabana, wenda utamuha iposha ya saa sita na nimugoroba. Ibyo byose rero ubirebaho warangiza ugafata umwanzuro ugukwiye. Njyewe rero uri kumwe nawe nkugira inama ariko sinagufatira umwanzuro, gusa icyo nzajya nkora ni ukubagira inama nziza kandi izajya ibahora ibafasha mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Mukomeze kugira ibihe byiza rero, turabakunda cyane kandi tubifuriza kubaho neza ndetse no kugira ubuzima bwiza bufite icyerekezo.